Urwego rw'uburezi mu Rwanda ni rumwe mu nzego zashyizwemo imbaraga ndetse hakorwamo amavugurura mu bihe bitandukanye hagamijwe kugera ku burere n'uburezi bufite ireme. Leta y'u Rwanda yashyizeho uburyo butandukanye bwo guteza imbere uburezi uhereye hasi hagamijwe gutanga ubumenyi bushingiye ku bushobozi, aho umunyeshuri asohoka mu ishuri afite ubushobozi bwo guhangana ku isoko ry'umurimo akiteza imbere n'igihugu muri rusange. Muri uru rugendo hari byinshi byagezweho, ariko haracyari ibikeneye kunozwa ngo igihugu kibone umusaruro witezwe ku burezi. Ni muri urwo rwego Minisiteri y'Uburezi itegura ubukangurambaga ngarukamwaka bugamije guhwitura ndetse no kwibutsa abarezi ko umwarimu witabira umurimo ufite imyigishirize inoze ari ipfundo ry'uburezi bufite ireme. Ikitugenza ni ugushimangira gahunda yo guteza imbere imyigire n'imyigishirize. Umwarimu akwiriye kumenya ko ari inshingano ze kwigisha umwana neza akiga neza, gutegura neza amasomo akayatanga neza, abana bakiga neza, ntihabeho cya kindi bita ngo ni automatic promotion. No, umwana ntabwo akwiriye kwimurwa atatsinze, abana bakimuka ari uko batsinze ariko banigishije. Birari inzego zose rero, abayobozi b'amashuri kujya mu mashuri buri cyumba bakareba ubwitabire bw'abana, ubwitabire bw'abarimu, gukurikirana uko amasomo atanzwe. Ariko turahamya yuko n'urugendo, ariko hari byinshi birimo kugenda bihinduka kandi dufite icyizere ko bizagenda bihinduka tukajya heza nk'uko tubyifuza. Uretse ubukangurambaga bukorwa, hari na gahunda y'isuzuma bumenyi ikorwa mu mashuri abanza n'ayisumbuye mu rwego rwo guteza imbere no gushyigikira ishyirwa mu bikorwa ry'integanyanyigisho nshya ishingiye ku bushobozi. Competence based curriculum cyangwa integanyanyigisho ishingiye ku bushobozi ni gahunda nziza ya leta yatangiye mu 2016. Ahubwo nko kureba hari bitanoze, twagiye tugira intege mu kuyishyira mu bikorwa nk'uko ikwiriye. Kimwe mu byo dutekereza ko bizaduha umusaruro ni ukuyishyira mu bikorwa, ariko ikajyana n'ikintu cyitwa isuzumabumenyi. Isuzumabumenyi buri cyumweru, buri kwezi, mu gihembwe cya mbere ku rwego rw'amashuri, cya kabiri ku rwego rw'uturere, cya gatatu urwego rw'igihugu. Nituyitanga neza rero turahamya yuko izatubyara umusaruro. Kandi buriya ntabwo ari CBC ubwayo, ahubwo ni uburyo itangwa, kandi nta nubwo ari ibitabo bibura, ahubwo ni uburyo ibitabo bikoreshwa kugira ngo abana bigishwe neza, bahabwe za competence cyangwa za skills cyangwa bwa bumenyi twifuza ko bagira. Nk'uko byagarutsweho cyane, abarezi bafite uruhare runini mu guteza imbere ireme ry'uburezi. Bamwe mu barezi barerekana ibyo bariho gukora mu kugera ku burezi bufite ireme. Ubwo rero kubijyanye n'abanyeshuri ndetse n'abarimu, ubundi niryo pfundo. Niryo pfundo icya mbere nuko bagomba kuboneka ku gihe. Bombi ari abanyeshuri bakaboneka ku gihe, ari n'abarezi bakaboneka ku gihe. Si ukuboneka ku gihe gusa, bakirinda gusiba. Impushya za hato na hato z'abarezi zikagabanuka, ariko n'abana bisaba ko baba bari ku ishuri, kuko ntago ryagerwaho. Abo bombi ni ipfundo. Hanyuma iyo barangije kuboneka, abana bahari, abarezi bahari, n'ubuyobozi bukabikurikirana ko iyo presence ihari, hakurikiraho noneho ngo bariga gute, barategura gute. Nta wundi rero wabigiramo uruhare. Abarezi basabwa gutegura amasomo, hanyuma n'ubuyobozi ariko bugakurikirana, ese amasomo arategurwa, ese uko yateguwe atangwa neza. Kuko hari igihe umurezi ashobora gutegura amasomo n'abana bakaba bahari, ariko gutegura bitandukanye no kuyatambutsa. Ubwo rero byose biruzuzanya, ari umurezi, ari umuyobozi, ari abana, ndetse ariko n'ababyeyi buriya ntabwo uruhare rwabo twarwirengagiza.
mbona uruhare runini rwaba ku buyobozi bw'ishuri kugira ngo imikorere igende neza, mbese bakorere muri teamwork, kuko abarimu iyo ushoboye kubamanaginga neza bagakorera hamwe, mbese bagakorera muri morale, ndavuga nk'uyobora ishuri ricumbikira abana, burya ibyo mugiyemo inama birakorwa, gahunda zose zigashyirwa mu bikorwa. Nk'ubu abarimu banjye baba mu kigo kandi nkabamenyera ibyo kubatunga, ukabona bari stable. Gahunda zose nifuje tuziganiraho, strategy zo kugira ngo abana bazamure imitsindire tukabiganiraho, ariko burya ibyakorwa byose niyo leta yagira byinshi ikora mu kigo nyirizina, iyo nta bufatanye burimo ntabwo ireme ry'uburezi rishobora kugerwaho. Abana bo nibo urebye baba bagomba kugira uruhare rugaragara mu byo biga, niyo mpamvu tugira umwanya wo kuganira nabo kugira ngo tubumvishe yuko imyigire ari bishingiyeho cyane. Abarimu nabo tubagereranya nk'aho ari ibikwa by'inzu, abafundi bakaba abanyeshuri, hanyuma inzu ikaba ari ubumenyi bagomba kuvoma. Birumvikana rero yuko umwarimu nk'igikwa icyo akora ni kugeza ibyangombwa byose ku munyeshuri, noneho umunyeshuri nawe akabikoresha kugira ngo yige kandi amenye. Twebwe rero nk'abayobozi icyo dushinzwe ni ukubagerezaho ibikoresho, ubundi hasigaye tugakurikirana umunsi ku wundi uko ibyo bikoresho babikoresha. Niyo mpamvu jyewe n'ushinzwe amasomo tugira umwanya wo gukurikirana abarimu ukuntu bategura, tukanakurikiza uko ubwo bumenyi babugeza ku banyeshuri. Ubwo ni ukuvuga ngo dukora inspection, tukanareba ese bya bindi bagejeje ku banyeshuri bakurikirana gute ko babimenye. Tugakurikirana uko bababaza, noneho haba hari ubaza inshuro nkeya usibye ko ubu nta bakirimo, tukamubwira akazongera. Noneho n'imibarize bakaba bagomba kuyikora bakurikije amabwiriza n'inama tugenda duhabwa n'abayobozi bakuru. Mu kugera ku ireme ry'uburezi ryifuzwa, n'uruhare rw'umunyeshuri narwo ni ngombwa. Abanyeshuri bishimira ibikorwa remezo bafite ndetse bakerekana n'uburyo babibyaza umusaruro, bagakuramo ubumenyi bakoresha biteza imbere mu gihe barangije amashuri yabo. Nkatwe twiga siyansi ntabwo byaba ari ibyo byonyine kwiga teori, rero tuba dukeneye no kujya guparatika ibyo twiga, kuko twiga ibintu byinshi, hari nk'ibintu uba wumva utakwemera mpaka ubyiboneye. Rero ntabwo tuguma tubiboroka gusa, kuko uborotse nta kintu wazamarira sosiyete muri rusange. Rero ujya no muri labo ukabiparatika, noneho ku buryo nawe nusohoka batazaturusha kuko twize teori gusa. Nk'ubu nzi gukora isabune, ndangije natangiza bizinesi, nkajya wenda nasaba iwacu igishoro bakayanguriza, ubundi nkashora muri ayo makemikozi, ubundi nkajya mbivanga nkakora isabune. Smart Classroom idufasha cyane mu gukomeza kwiga amasomo yacu, kubera ko biba byiza iyo wize ibintu ukaza no kubisacingaho ubwawe, kubera ko amakuru waje kwirebera ntabwo byoroha kuyibagirwa. Bidufasha kwiga ibintu tukanabisobanukirwa ku buryo isaha n'isaha waba witeguye ko wanahura n'umuntu akabikubaza ukabisubiza bitewe y'uko ubyiga unabizi. Akenshi hari ibintu twiga biba mu gihugu cyacu tuba tubona, hari n'ibyo tuba twiga byo hanze tuba tutazi, ariko Smart Class ikadufasha kuza kubireba tukabisobanukirwa, amasomo akaba ari akomereza, bikadufasha cyane, kubera ko nituza kureba bya bindi twize hari ibindi bishyashya tuzabona atateguyeho muri note ze, bikaba byiza ko tubimubaza tugasanga byari ingenzi ko bijyaho. Iwacu ntabwo umuriro waba wapfuye narize electricité muri physique kandi twabikora muri pratique, ngo iwacu nyine nihabone. Ibyo nize byose nabikoresha ngatuma mu rugo babona umuriro muri icyo gihe gitoya, mu gihe tutarabona abatekinisiye wenda habayeho ikibazo cyangwa se ikindi kintu cyose cyose, kugira ngo babe babona, noneho umutekinisiye aze nyuma wenda akosore, kuko wenda sindabona ubumenyi buhagije cyane nk'ababiminujemo, ariko ubwo mfite bukeya ntago twabura urumuri mari. Ntiwavuga guteza imbere ireme ry'uburezi usize iterambere rya mwarimu.
umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda avuga ko hakozwe byinshi kugira ngo mwarimu arusheho kongererwa ubumenyi ndetse n'amikoro. Navuga ko abarezi bacu nubwo baba barize baravuye mu mashuri bafite impamyabushobozi zo gukora ibijyanye n'ubwo bize, ubumenyi cyangwa se uburyo bushya bwo kwigisha nabwo bugenda buza umunsi ku wundi. Niyo mpamvu rero by'umwihariko nko mu kigo turimo uyu munsi, ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda, Rwanda Education Board, buriya dufite ishami rishinzwe imicungire y'abarimu. Muri iryo shami rero harimo agashami gashinzwe guhugura abarimu. Amahugurwa rero mu by'ukuri navuga yuko aba ari ukwinshi. Hari amahugurwa ku byo abarimu bigisha, hari amahugurwa ku buryo bwo kwigisha, hari amahugurwa ku buryo bwo gusuzuma ubumenyi bw'abana ndetse no kubafasha kugera ku nzozi zabo. Ibi byose rero ni ibintu tugenda dukora, kandi mu by'ukuri amahugurwa ubu ngubu dusigaye dutanga najyana hanini n'icyo nakwita ibikenewe haba ku isoko ry'umurimo, ibikenewe haba kuri babareze kugira ngo bashobore kwigisha neza. Ariko kandi tugarutse no ku mibereho ya mwarimu ntabwo ahagaze nabi kuri uyu munsi. Buriya tunafite no mu nshingano guteza imbere imibereho yabo. Ngira ngo hejuru y'icyo nakwita banki yihariye y'abarezi, muzi nk'umwarimu sako, hejuru yuko abarimu bazamurwa mu ntera, hejuru yuko mu by'ukuri navuga yuko na community buriya iyo ugeze imbere y'umwarimu wakwigishije ugomba gutera isari, kubera ko uwuriwe bitewe n'uko wanyuze mu biganza bye. Buriya nabyo ni ibintu bikomeye cyane. Ariko tunagarutse no ku mateka ya vuba, kugira ngo muzi yuko n'inama ya Minisiteri kuri 28 z'ukwa mbere nayo yongeye gutekereza by'umwihariko ku bijyanye n'imibereho y'abarimu, binyuze noneho by'umwihariko no ku mushahara wabo. Aho bati hari gahunda nyinshi zazaga zimwunganira, gahunda yagira nka mwarimu tunashyiramo imbaraga umunsi ku wundi, ariko noneho umushahara wa mwarimu rekuzamuke kugira ngo nawe ubwe abashobora kuba yagira ibyo yakwikemurira, atari kuvuga ngo buri gihe azagira icyo agera hari uko harabamutekereje. Yewe n'ikindi kintu gikomeye muri rwa rwego gushimangira icyo nakwita iterambere rya mwarimu ndetse n'iterambere ry'umwuga we, haje na gahunda yihariye itanabana icyo nakwita imyuga yose, ikintu twita career pathway ku mwarimu. Tugiye kujya tugira abarimu birumvikana babandi twita junior teachers bataramenyera, bataranamara igihe mu mwuga, ariko noneho tugire indi ntambwe babandi bazifuza kuvuga ati turifuza kuva muri iki cyiciro tukagera mu kindi, aho tuzatuvuga ko ari ba senior teachers, kandi ibyo ngibyo bikajyana n'uburambe bikanajyana n'umusaruro batanga. Aho ngaho nawe uri senior akavuga ati se nahangaha nzasazira, oya nkeneye nanjye gutera indi ntambwe nkagera mu kindi cyiciro cy'abarezi, aho tuzatwita master teachers. Kandi mu by'ukuri ibyo byose uko ugenda urenga ibyo byiciro bikanajyana n'icyo nakwita n'ibyo wahabwaho amahirwe uri munsi y'icyiciro cyawe atahabwa amahirwe. Mvuga ko mu by'ukuri rero imibereho ya mwarimu yatekerejweho, kandi by'umwihariko n'umwuga w'abarimu ari umwuga ufite icyerekezo, kandi tunashima yuko n'abarezi ubwabo bishimiye umwuga kandi biteguye kuwukora neza kurusha. Muri uru rugendo kandi rwo guteza imbere ireme ry'uburezi, Minisiteri y'Uburezi ku bufatanye n'abafatanyabikorwa bayo yatashye ku mugaragaro ibyumba by'amashuri bishya mu karere ka Gicumbi, naho mu gihugu hose muri uyu mwaka wa 2018-2019 hamaze kubakwa ibyumba by'amashuri 1800 ndetse n'ubwiherero 1488 hagamijwe guca ubucucike mu mashuri no kongera inyubako nshya zisimbura izishaje. Uru rugendo rukaba ruzagera ku ntego yarwo habayeho ubufatanye bushoboka hagati y'ubuyobozi, abarezi n'ababyeyi. Ibi akaba ari nabyo bizatugeza ku cyerekezo u Rwanda rwihaye cyo kuba igicumbi cy'ubuhanga n'umuco, cyane ko ubukungu bw'u Rwanda bushingiye ku Banyarwanda.